murakoze cyane ku mwanya mwiza muduhaye kubera umwanya umva iminota ari mikeya. Reka nsabe madamu kubera ari we irango cyane bahuye n'ibizazane byinshi afata umwanya mutoya, ubwo narangiza iminota 2 ubwo ngiye simvuga kandi navuga umunota umwe, nanjye navuga nk'amasegonda 30 gasoza. Murakoze. Haleluya. Ibyacu ni birebire kubivuga amasaha cyangwa iminota ntago twabivamo, ariko turagerageza uko Imana idufasha. Ndashima Imana cyane kuko kongera guhagarara hano imbere yayo mwishimwe rikomeye. Mfite Imana ishimwe, sindi kumenya aho nahera. Ajya kunda kumbwira ngo nyandondogora, ariko mba mfite impamvu yo kurondogora. Ariko ndashima Imana cyane cyane bivuye kundi baye umutima wanjye. Nta magambo mfite yasobanura ishimwe. Bene ni ujye ukunda kubiririmba, we yagize impano ibishira mu bikorwa akisanzura. Ariko natwe nubwo tutobivuga mu magambo, ariko umutima yacu yuzuye ishimwe. Ndashima Imana ko turangije uyu mwaka wa 2024 tukaba turangizanye n'amashimwe akomeye. Uyu mwaka ku bwacu, uyu mwaka watubereye umugisha mu rugo rwacu. Imana yongeye kuduteturura, iduha umwana mwiza w'umukobwa, miduhere cyubahiro. Abantu benshi bashobora kuba batatuzi se cyangwa batatuzi amateka yacu ni maremare. Hari ikintu kugeza n'uyu munota ntajya niyumvisha mu buzima bwanjye. Iyo mbireba sinjya niyumvisha ukuntu ngeze mu bana babiri. Cyo kintu buri gihe gihora kinkora nkumva umutima wanjye urikanza, ariko nta kindi kuko kijya kibitera n'ukure imirimo y'Imana. Ndashima Imana yahinduye amateka y'umuryango wanjye. Hari umuvuga butumwa ahagaze wabwirije hano bushize, aravuga ngo yasanze ibintu byose ari amateka. Nanjye ndashima Imana yo mu ijuru ko urubyaro rwabaye amateka, cyangwa se ubugumba bwabaye amateka mu rugo rwanjye. Uyu mwana wacu wa mbere twamubyaye hashize igihe kinini, imyaka 9. Ababizi barabizi ntabwo twabisubiramo. Uyu nawe nkurikije yaramaze imyaka 6. Murumva ko atari ibintu umuntu yapfa guhagarara ngo ashime mu minota 2, ariko nzafata igihe shime bihagije. Rero ndashima Imana yabanye nanjye mu rugendo rwo gutwita. Nagizemo imbogamizi, ariko Imana yo mu ijuru yabanye nanjye kubera ko ariyo yatanze isezeranira ririnda kugeza umunsi namukikiye. Imana ishimwe. Ndibuka mfite inda y'amezi 4 nagiye kwa muganga. Ashaka kuntera ubwoba, ariko kubera ko nari nzi icyo Imana yakoze sinjya ngira ubwoba. Ko gutwitwa kwanjye ntago njya mvuga ngo nibyanjye, niby'Imana niyo nayihariye. Muganga anyuza muri ecography arambwira ngo mfite ikibazo ngo kizatuma ntabyarira igihe, ngo ngomba kubyara ku byumweru 36, ariko mu byumweru 34 ngo ngomba kujya kwa muganga nkamara ibyumweru 2 ndi mu bitaro. Arabimbwira kandi mbona arashishikaye, afite nk'ubwoba bwinshi, ariko n'ukuri mbagaze imbere y'Imana sinigeze ngira ubwoba nabuke. Icyo nshima Imana rero nuko ibyo abaganga bavuze atari by'Imana yavuze. Ndashima Imana ko nabyariye igihe. Bya byumweru siko kwa kundi umuganga yavuze siko byagenze. Nabyariye igihe kandi mbyara neza, nubwo nyine cesarienne yabaye, ariko ndashima Imana ko yabanye nanjye ikavugururizwa byose abaganga babonye, ikabasha kumpa kubyara neza. Imana ishimwe. Ndashima Imana kubwa abantu bose mwadusengeye. Ndabizi ko umutwaro wacu abantu benshi bawugizemo uruhare. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ndashimira Bishop nubwo adahari yabashije kutuba hafi buri gihe atubaza dusengera. Imana yo mu ijuru miduhere umugisha. Ndashima kubwa Pastor Kado. Turavukana nk'umuryango, ariko kandi ni umuntu w'inshuti njya niyambaza mu gihe cyose. Yarampetse kuva ku mwana wa mbere kugeza n'uyu, nta munsi n'umwe ari yantererana. Imana yo mu ijuru imumpera umugisha. Ndashima no ku bandi bose babashije kudufasha mu masengesho. Rero Imana yo mu ijuru bampera umugisha. Murakoze cyane. Arakoze. Ndumva kera yishe gahunda, iminota baduhaye yarenze. Ari ahantu nzi iyo umuntu arengeje iminota bamuhaye bazamuca amande 10,000. Mware kuba mwabimuciye akabitanga kubera kwica umwanya. Ariko ntabwo dutinda ibyo yavuze byose yabivuze.
hari umugabo wakundaga kuvuga menshi, bamubaza ati se ibi bintu wabivuga ninde muhamya, agatanga umugore, ngo umugore we niwe muhamya. None naje ibyo yavuze ndi umuhamya, sinongera kubisubiramo. Ndavuga ikintu kimwe gusa, ibindi yabivuze. Tujya mujyana kwa muganga, twageze kwa muganga arambwira ngo dusenge. Iyo umuntu abwiye ngo musenge azashaka kubisamo iki kintu cy'ubwoba, ntabwo none se ufite ikibazo, ari ikibazo ufite atari ko dusenge. Icyo gihe hari hashize iminsi mikeya, hari abantu baje kubyara ntibabashe kuvamo bakarangirizaho, numva nteyemo nk'akantu k'ubwoba. Ariko twarasenze, turangije gusenga ndataha. Tugarutse mu gitondo bamujanye mu cyumba cy'ababyeyi babyariramo, aratinda. Abaganga baje nkababaza bakambwira ngo umwana ari muzima, none se mama bameze gute, bakanyihorera kandi bakaguma kunsaba ibintu byinshi, mbona byabaye too much. Bakagenda bakagaruka kandi nkabona isura uko twatangizanye tuvugana, mbona byahindutse ngira ubwoba. Twari kumwe na murumuna we, habaye amasengesho bene yandi yo gutitirisa, nkamanuka ibitaro nkazamuka, nkamanuka nkazamuka. Ariko yagiyemo nka hafi saa moya avamo saa 4. Murumva ko byaduteye ubwoba, ariko ndashimira Imana yamukuye aho hantu, duha Imana icubahiro. Ikindi cya kabiri, nayo umwana vraiment aramugoye, yamaze nk'amezi 5 nta kintu arya. Namwe murabizi ababyeyi bameze gutyo, ariko Imana kuba yaramurinze akabasha kubyara umwana muzima, iyo Mana turi ayicubahiro, Imana ishimwe. Dushimiye mwebwe mwese abatuzi cyane, ari abavandimwe bacu tuziranye badusengeye. Imana bamushagwera kuri Bishop wa Pasteur Kado n'abandi bose abavandimwe turaziranye, ba Ben n'abandi n'aba Auguste n'abandi benshi narize kuvugana n'aba Kofi n'abandi. Uyu munsi nari navuze ngo ndatamba, ari indirimbo nari navuze none nanjye nari gutera ngo yagendanye natwe, ariko kubera umwanya ari muto tuzahita mu munsi wa veille kugira ngo nta kibazo. Hanyuma rero dusoza, ari umuvandimwe Mududa wambwiye ngo reka muvuge gutyo, ngo noneho twagize abana benshi. Ndashima ko natwe ubu noneho dufite abana benshi bahera kuri 2. Rero Imana ihabwa icubahiro. Ari ituro ryishimwe nasize hariya mwambeza iyo karne yanjye, noneho za envelope zabaye nyinshi. Ubundi twatangaga na madamu, none ko ndabona noneho zigiye kwiyongera. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, kandi muzamukomeza musengere n'abatarabona abana, kuko ni ikintu gikomeye, ni umutwaro ukomeye. Rero turabashimiye kandi mwakoze ku mwanya muduhaye. Imana ibahe umugisha. Imana iraduteturuye.